wowe iyo ubonye abantu bakuru bafite imyitwarire itandukanye yaba myiza cyangwa se mibi, utekereza ko bayikuye he? Utekereza ko ari ibintu bize bakuze? Utekereza ko ari imico bakuye mu buzima banyuzemo, cyangwa se utekereza ko ari imico n'ingeso biyubatsemo bakiri abana? Ntabwo nzi niba warigeze ubibona, ariko hari abantu bakuru batajya basuhuza abandi, akabasanga aho muri mwicaye muri benshi, cyangwa se akahagusanga uri umuntu umwe ntakubwire ngo wiriwe cyangwa se waramutse, bikamera nk'aho mwahoranye. Hari abantu bagira ingeso zirimo umwanda nko gucira aho babonye. Hari abadakunda kuvugisha umuntu batazi. Hari abakunda kuvugisha uwo babonye wese kandi bagatanga ibitekerezo muri buri kintu. Hari abandi bagira ikinyabupfura cyinshi ku buryo atatinyuka kunyura hagati y'abantu babiri bahagaze baganira. Hari abikunda cyane ku buryo buri gihe mu kintu cyose kibaye abanza kwitekerezaho no kureba inyungu ari bugikuremo. Hari abitinya ku buryo anatinya gusaba ibyo yemerewe biri mu burenganzira bwe. Hakaba n'abandi batinyuka ku buryo atakwemera ko hari ikintu kibera hafi y'aho ari atagifiteho amakuru. Wowe iyo witegereje imyitwarire y'abantu muri ubu buzima, utekereza ko bayiyubatsemo ryari? Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu mwaka w'1890, umuganga w'umuhanga mu mikorere y'ubwonko, umunya-Autriche Sigmund Freud, yasohoye inyandiko ndende ikubiyemo igitekerezo ku mikorere y'ubwonko bwacu n'ibitekerezo byacu. Na n'ubu iyo nyandiko ye iracyifashishwa mu gusesengura impamvu umuntu runaka yitwara mu buryo runaka. Ibitekerezo bikubiye muri iyo nyandiko ye ugomba kuba warabyumviseho. La théorie sur la psychanalyse, psychoanalysis theory of Sigmund Freud. Iki kiganiro kirajya kurangira hari abantu utekereje uzi neza bafite imyitwarire runaka bakomoye ku buryo babayeho mu bwana bwabo n'uburyo barezwe. Tubahaye ikaze. Uramutse usobanukiwe neza théorie sur la psychanalyse ya Sigmund Freud, hari abantu wahita ubabarira kandi wari warabanze kubera uko bitwara. Ushobora guhita usobanukirwa impamvu hari umuntu ukandagira utabishaka akakuka inabi nyinshi cyane, ubundi iki kigenda kireba. Sigmund Freud yari umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'imyakura ndetse akaba n'umuhanga cyane mu mitekerereze y'abantu. Yamenyekanye cyane nk'umwe mu batangije ibitekerezo byimbitse ku byerekeye imitekerereze yimbitse, by'umwihariko uburyo bwo gusobanura no kuvura ibibazo by'imitekerereze n'imibanire y'abantu hashingiwe ku buryo umutima n'ubwonko bikora. Yagize uruhare rukomeye mu kumenya byinshi ku mitekerereze y'abantu, asobanukirwa byinshi mu biba ku bantu nk'inzozi, irari, ibyifuzo umuntu agira bitari ku bwende bwe, n'uburyo imitekerereze twese dufite uyu munsi bikomoka mu bwana twanyuzemo. Sigmund Freud yize mu ishuri ry'ubuvuzi, yiga ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe n'imitekerereze, maze mu mwaka w'1881 ahabwa impamyabumenyi y'ubuvuzi muri urwo rwego. Nyuma y'igihe gito arangije kwiga, yafunguye ivuriro rye bwite, maze atangira kuvura abarwayi bafite ibibazo by'imitekerereze. Hari undi muganga bakoranaga witwaga Dr. Joseph Breuer. Uyu nguyu yigeze kuvura umurwayi witwaga Anna O, wari ufite ibimenyetso by'uburwayi bw'ingingo ariko nta mpamvu zigaragara zamuteye ubwo bumuga. Dr. Breuer yabonye ko ibyo bimenyetso by'ubwo burwayi byagendaga bigabanuka igihe yamufashaga kugenda yibuka ibyamubayeho bibabaje yari yarirengagije, akanga kubyibuka ku bwende bwe. Ni ibintu bibi byari byaramubayeho mu bwana bwe. Ibi nibyo byateye Freud gutangira gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imitekerereze. Aha niho yahereye yandika bya bitekerezo bye ku buryo imyitwarire buri umwe muri twebwe afite uyu munsi ayikomora ku buryo yabayeho mu bwana bwe. Freud yagabanyije imibereho y'abantu mu byiciro bitanu byose tunyuramo mu gihe turi abana bato, ariko uko twitwaye muri ibyo byiciro bitanu niko kugena imibereho tuzagira mu buzima bwacu busigaye. Yabyise ibyiciro byubaka imyitwarire y'umuntu. Icyiciro cya mbere yacyise icyiciro cy'akanwa, oral stage,
cyangwa se phase orale. Icyiciro cya kabiri Sigmund Freud yakise icyiciro cy'urura anal stage, phase anale. Icyiciro cya gatatu yakise icyiciro cy'imyanya myibarukiro, phase phallique. Icyiciro cya kane yakise icyiciro cyo kwibanda ku bumenyi, latency stage. Hanyuma icyiciro cya gatanu akita icyiciro cy'ubukure, genital stage. Iyo umwana ahuye n'ibibazo muri kimwe muri ibyo byiciro by'ubuzima, aba afite ibyago byinshi ko ingaruka zabyo zizamukurikirana mu buzima bwe bwose busigaye. Uyu munsi hari abantu bafite imyitwarire runaka ikomoka ku byababayeho bakiri muri ibi byiciro by'imyaka, bakiri abana. Bitewe n'ubwoko bw'ikibazo umuntu agiriye muri kimwe muri ibi byiciro, bishobora kuzarangira uwo muntu mu buzima bwe agize ibyitwa nevrose, aribwo burwayi bw'amarangamutima, akajya ahinduka nk'igicu, nta kintu na kimwe kigaragara kimubayeho. Umuntu kandi aba ashobora kuzagira ikibazo cyo kubatwa n'irari ry'ibintu runaka mu buzima bwe bwose busigaye, cyangwa se akazagira ibindi bibazo byo mu mutwe. Reka tuvuge kuri buri kimwe muri ibi byiciro bitanu. Icyiciro cya mbere cyitwa icyiciro cy'akanwa cyangwa se phase orale cyangwa oral stage. Ni icyiciro umuntu yinjiramo kuva avutse kugera afite umwaka umwe w'amavuko. Bakita icyiciro cy'akanwa kubera ko mu mwaka wa mbere w'ubuzima bwacu hano ku isi, buri kintu cyose tukimenya cyangwa se tukigiraho amakuru dukoresheje icyumviro cy'akanwa. Umwana uri muri iki kigero afata buri kintu ahita ashyira mu kanwa. Umwana ungana uku, ibyishimo bye bya mbere mu buzima bwe bwose biva mu konka ibere rya nyina cyangwa se biberon irimo amata cyangwa se amashereka. Ikibazo gikomeye umwana ungana uku nguko ashobora kugira ni ukubura ibintu byo gushyira mu kanwa ngo abyonke nk'ibere cyangwa se n'ibindi byose ashyira mu kanwa. Umwana wonka gake kandi agakunda kubuzwa gushyira ibintu mu kanwa, icyo ashyize mu kanwa cyose nk'intoki bagahita bakimukuramo, arakura nk'abandi. Ariko iyo abaye mukuru ashobora guhinduka umuntu uhora yikenya shikarete, cyangwa se akaba umuntu mukuru ukunda gushyira mu kanwa ibyo abonye byose. Ikaramu ze zose zikaba nta nimwe igira agafuniko kubera ko twose araduhekenya akatumara. Iyo ari umuntu uba nko mu cyaro, akunda kuba afite ibintu mu kanwa nk'akatsi, agati, cyangwa se mwaba murimo kuganira ukabona aciye akatsi cyangwa se agati ashyize mu kanwa. Hari n'abantu bakuru barya inzara cyangwa se intoki. Umubiri we uba warabitse amakuru y'uko hari ibintu atakoze mu gihe yari afite munsi y'umwaka umwe, rero abikora yaramaze gukura. Icyiciro cya kabiri cyitwa icyurura anal stage cyangwa se phase anale. Gitangira ku mwaka umwe w'amavuko kikagera ku myaka 3. Muri iki cyiciro ikintu cy'ingenzi ku mwana ni ukugenzura ibirebana n'umusarani byose. Aha niho umwana yigishwa kwituma kuri po cyangwa se ku musarani. Nibwo yiga amagambo ya mbere yo kuvuga ko ashaka kwituma cyangwa se kwihagarika. Umwana umwe aba afite ababyeyi bamukomera amashyi uko agerageje kujya ku musarani cyangwa se gusaba po, bakamushimira kandi bakamubwira ko akwiye kujya bikora uko nguko. Undi mwana w'ababyeyi be bamuhatiye gukoresha po no kujya ku musarani akiri muto cyane, kandi ibi bintu yabikoramo ikosa bakamuhana cyane. Hanyuma undi mwana wa gatatu we, ababyeyi be nta kijyo kwigisha umwana wabo gukoresha umusarani cyangwa se po bibabwiye. Ashobora kwinyarira akirirwa uko nguko aho babyibukiye cyangwa se aho baboneye umwanya bakamusukura. Aba bana batatu ibi bintu bizagena imyitwarire yabo nibamara kuba bakuru. Byemezwa ko umwana wa mbere ufite ababyeyi bamushimiraga kubera ko yakoresheje umusarani mu gihe yari agifite munsi y'imyaka 3, avamo umuntu muzima uzi gufata ibyemezo no kwita ku nshingano ze. Umwana wa kabiri ufite ababyeyi bamukubitaga kubera ko yakoresheje umusarani nabi agifite munsi y'imyaka 3, avamo umuntu mukuru ugenzura abandi kandi uhora ashaka ko ibyo avuze byose ari uko bikorwa, ndetse ibitekerezo bye akumva ko ari ukuri. Mugomba kubyemera uko. Utabyemeye ubwo bakagirana ikibazo. Umwana wa gatatu
ababyeyi be batigeze bitaho ku birebana n'umusarani cyangwa se kumusukura mu gihe yari afite munsi y'imyaka 3, bizarangira avuyemo umuntu ugira akajagari mu mibereho ye yose, utitaye ku byo abandi batekereza, utagira gahunda kandi utubaha itegeko iryo ari ryo ryose. Byemezwa ko uko abana babaho muri iki cyiciro cy'imyaka ari byo bigena niba bazavamo abantu bakuru bagira isuku kandi biyitaho, cyangwa se niba bazavamo abantu babaho mu kajagari. Icyiciro cya 3 cyitwa icy'imyanya myibarukiro, phase phallique, kiba hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 y'amavuko. Muri iki cyiciro nibwo umwana amenya ko ari umuhungu cyangwa se ko ari umukobwa. Muri iyi myaka umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa nibwo bamenya ko bafite udupipi cyangwa se utunyoni nk'uko batwita tutameze kimwe. Muri iyi myaka abana b'abahungu batangira kugirana amakimbirane cyangwa se uguhangana na base bapfa nyina. Byemezwa ko kuri iyi myaka iri hagati y'3 n'6 aribwo umwana w'umuhungu akunda nyina cyane, kandi akamukunda urukundo rutari urw'umwana akunda nyina, ahubwo amukunda nk'umukobwa cyangwa se umugore, ku buryo umubiri we unamusunikira gufuhira se kubera ko aba yumva uwo nguwo ari umugore w'ubuzima bwe kandi ko agomba kumwiharira. Muri iyi myaka umwana w'umukobwa nawe akunda se urukundo nk'urwo akunda umuhungu cyangwa se umugabo, ku buryo ashobora no kugirana ikibazo na nyina kubera ko yumva ko uwo mugabo akwiye kuba we wenyine. Muri iyi myaka uru rukundo umwana w'umuhungu akunda nyina cyangwa se urukundo umwana w'umukobwa akunda se barwita complexe d'Oedipe, niko Sigmund Freud yise urwo rukundo. Hano rwose ngo umwana w'umukobwa aba yumva se yakabaye nk'umuhungu basohokana, mu gihe umuhungu aba yumva nyina yakabaye umukobwa basohokana. Hano umwana w'umuhungu aba yumva yakwikiza se kugira ngo yiharire uwo mugore, gusa uyu mwana ababizi neza ko ari umugabo ufite ingufu, bityo agatinya ko yamuhana kubera ibyo byifuzo bye. Freud yabyise angoisse de castration. Byemezwa ko muri iki cyiciro ababyeyi baba bakwiye kuba hafi y'abana babo kubera ko ni icyiciro gikomeye. Nk'ubwo bivuga ko hano iyo umubyeyi w'umugabo abaye hafi y'umuhungu we muri icyo cyiciro, birangira uwo mwana w'umuhungu akuze yumva ko agomba kuzaba nka se. Ikindi Sigmund Freud avuga hano ni uko usibye kuba abana bangana uku nguku uw'umuhungu yikundira nyina, atari nyina akunda gusa, ahubwo n'abandi bakobwa aba ashaka kubamenyaho byinshi. Iyo ababyeyi be rero cyangwa se abamurera bakunze kumwuka inabi bamubuza kujya akomeza kwegera abakobwa no kubaza ibibazo ku mibiri yabo, bishobora kurangira umwana w'umuhungu atangiye kujya yiyegerera abo batamubuza cyangwa se abo mwamubwiye ko nta kibazo, abahungu bagenzi be. Ibi bishobora no kuba ku mukobwa. Iyo bitagenze uko, ababyeyi be bakajya bamubwira nabi bamubuza kubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo birebana n'ibitsina, bishobora kuzarangira abaye umuntu mukuru ugira ubwoba bwo kugaragaza amarangamutima ye, akazaba umuntu mukuru ugira isoni cyangwa se utinya abantu. Icyiciro cya 4 Sigmund Freud yakise icyiciro cyo kwibanda ku bumenyi, phase de latence, gihera ku myaka 7 kugera kuri 13 y'amavuko. Ku mwana iki ni igihe cyo kwita ku mubano n'abandi n'icyerekezo cy'ubuzima burambye. Imiterere dufite yose, waba uri umuntu mwiza cyangwa se umuntu bavuga ko atazi kubana, byiremye tukiri muri iki cyiciro. Aha ni umwana amenyera uko abandi babaho. Muri iyi myaka nibwo abana bazerera cyane kubera ko baba bashaka kumenya uko kwa runaka babayeho, uko runaka baho n'uko abana n'ababyeyi be. Hano niho umwana atangirira kwisanisha n'abantu b'igitsina cye ariko bakoze ibintu by'igitangaza, cyangwa se akisanisha n'inshuti ze ariko zifite ibyo zimurusha. Uzamwumva mu nkuru azakubwira zose haba harimo amazina y'inshuti ze zagize gutya. Muri iyi myaka nibwo umwana areka kwihugiraho no gushaka kuvumbura ibintu bimwe na bimwe byo ku mubiri we, ahubwo agatangira kuvumbura ibirebana n'uburyo abandi babayeho.
icyiciro cya gatanu ari nacyo cya nyuma cyitwa icyiciro cy'ubukure, phase genitale. Iki ni icyiciro gihera ku bugimbi n'ubwangavu kugera umuntu apfuye. Mu ntangiriro z'iki cyiciro, ibirebana no guhuza ibitsina nibyo biba biri mu mutwe wacu kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Hano ubuzima bw'umuntu buba buri mu makimbirane hagati yo guhaza ibyifuzo bye byo guhuza ibitsina no kubaha amahame ya sosiyete cyangwa se umuryango mugari. Gukura kwiza nubwo ushobora kuguma hagati, ugashobora kubaha amategeko ya sosiyete ariyo nko gutaha kare, kujya ku ishuri ukiga ugatsinda, ukubaha ababyeyi n'abandi bantu bakuru, ariko icyarimwe ukanagira ubumenyi buhagije ku birebana n'ibitsina. Iki nacyo ni igihe Sigmund Freud yatanzemo inama ko umujene ugeze muri icyo cyiciro aba akwiye kwitabwaho kandi akaganirizwa. Ababyeyi basabwa ko muri iki gihe bereka umwana ko imyitwarire mibi muri icyo gihe yagira ingaruka zikomeye, ariko nanone ntibamucireho iteka. Agaragaza ko umwana nk'uyu iyo umubwiye ngo sinzakubona uvugana n'abahungu cyangwa se uvugana n'abakobwa, bishobora gutuma noneho agera aho utamureba, bya bindi wamubujije akabikora cyane kugira ngo yimarire ari kubera ko atazi niba azongera kubona ayo mahirwe. Sigmund Freud yagabanyije ibice bitatu mu byiciro by'ubwenge abantu bagira guhera mu bwana bwabo. Icyiciro cya mbere cy'ubwenge yacyise le ça. Ça ni ikinyazina nyereka cyo mu rurimi rw'igifaransa, bivuze ngo kiriya. Ibi ni igihe umwana aba akiri mu myaka y'uko ikintu cyose yifuje aba ashaka ko gihita gikorwa ako kanya, cyangwa se agahita gihabwa ako kanya atitaye ku bindi bintu ibyo ari byo byose bikenewe ngo kiboneke. Iyo ashonje ahita arira kandi agasaba guhabwa ibyo kurya ako kanya hatitawe ku kuba bidahari. Iki ni icyiciro cy'ubwenge kirangwa n'ibikorwa byihutirwa bitajyana n'amahame y'imyitwarire. Niba hari ubutumwa ashaka gutanga, arahita butangira aho ngaho ako kanya. Niba ari ukurira, arire hatitaye ku kuba ari saa 7 z'ijoro kandi abandi basinziriye. Iki ni igice cya mbere cy'ubwenge bw'umuntu. Iyo uvuye kuri iki gihe, hakurikiraho icyiciro cy'ubwenge bise super ego, mu gifaransa bacyita le surmoi. Ahangaha ni ahagana ku myaka 7 y'amavuko. Iki gihe umwana aba ashaka kuba umuntu mwiza ushimwa na bose kandi agakundwa n'abandi bantu. Akora ibintu bituma abantu bagira icyo bamukundaho. Iyo umuntu ageze mu bugimbi n'ubwangavu, noneho haza icyitwa le moi cyangwa se ego, jyewe. Bavuga ko iki gihe umuntu agira imyitwarire ihuje ubwana no kuba umuntu mukuru. Ashaka ko ibyo akeneye byose ahita abibona, ariko akaba atari n'umwana wo kubiririra, kandi nanone hakaba azi ubwenge bwo kumenya ingaruka z'imyitwarire nk'iyo ngiyo. Ibitekerezo byinshi bya Sigmund Freud yabyubakiye ku cyo yise ubwenge buhishe. Nta makuru yose akurimo cyangwa se ari mu mubiri wawe, ariko ukaba utayazi, utazi ko anabaho, nyamara akagenga ubuzima bwawe bwose mu buryo nawe utazi. Kuba mu gihe wari ukiri umwana barakunze kukubwira ko udakwiye kujya wegerana n'abakobwa cyangwa se n'abahungu, ariko ntibagusobanurire impamvu, ahubwo bakakubwira ko ibyo bintu ari bibi cyane. Aya makuru akagenda akibika mu mubiri wawe, ndetse ukanibagirwa ko ibyo bintu bigeze kubikubwira kubera ko wakuze cyane. Ariko mu gihe wamaze kuba mukuru ukazisanga utinya abakobwa cyangwa se abahungu, wowe ntumenye impamvu yabyo, nyamara ubwonko bwawe bwabitse amakuru y'uko ibyo bintu babikubujije ukiri umwana. Kuba barabikubujije byasunikiye ubwonko bwawe kutiga uko bitwara imbere y'abakobwa niba uri umuhungu, cyangwa se kutamenya uko bitwara imbere y'abahungu niba uri umukobwa. Ibi bintu bikurimo utazi ko bihari, maze rimwe na rimwe bikajya bigira ingaruka ku mibereho yawe, nibyo byitwa inconscience. Iyi ngingo rero Sigmund Freud yayibanzeho cyane mu bushakashatsi bwe no mu bitekerezo bye byose. Turi mu mwaka w'1911. Sigmund Freud yari ahantu muri restaurant mu mujyi wa Munich mu Budage, ari kumwe na Carl Gustav Jung.
uyu ni umwe mu bahanga mu iyigamitekerereze ariko wigishijwe na Sigmund Freud. Iki gihe aba bagabo bari muri restaurant, Freud yatangiye gushinja uyu mwigishwa we ko amaze iminsi asohora inkuru mu binyamakuru byo mu Busuwisi, ariko ntavugemo izina rya Freud kandi ubwo bumenyi bwose ari we buturukaho. Jung we yamubwiraga ko yumva ibyo bintu nta kibazo biteye kubera ko n'ubundi Sigmund Freud asanzwe ari umuntu uzwi. Freud we yakomezaga kuvuga ko kumwibagirwa mu nkuru basohora atari ibintu byiza habe na gato, ndetse rwose ngo biramukomeretsa. Mu kanya gato bakivugana, Sigmund Freud yahise yikubita hasi araca abura ubwenge. Ibi byari ibintu bisanzwe kubera ko Freud yajyaga yikubita hasi agata ubwenge iyo yabaga ari kumwe na Jung. Yamusobanuriye ko impamvu yikubise hasi ngo ari uko Jung ngo ashaka kwica Freud. Sigmund ati mu buryo nawe utazi urashaka kunyica. Ni bwa buryo bwa inconscient. Sigmund Freud yazanye impinduramatwara mu mitekerereze y'abantu. Uyu mugabo yagize uruhare rukomeye mu kubaka imico abanyaburayi bagenderaho n'uyu munsi. Ibitekerezo bye byinjiye mu buzima bw'abantu bagezweho uyu munsi ku buryo hari byinshi bakora batazi inkomoko yabyo, nyamara bikomoka mu bitekerezo by'uyu mugabo. Niba uyu munsi abantu bashobora kuganira ku bitsina bagasobanura impamvu umuntu umwe yitwara gutya mu birebana n'ibitsina, nuko hariho ibitekerezo by'uyu muhanga mu iyigamitekerereze. Nk'ubu hari bimwe mu bitekerezo bya Sigmund Freud byatumye uyu munsi hari ibintu dukora rimwe na rimwe bikaba ari nabyo bigena imibereho yacu. Muribuka mu kanya tuvuga ibyitwa complexe d'Oedipe. Ku batabyibuka, complexe d'Oedipe ni igitekerezo cy'uko iyo umwana w'umuhungu ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6, umubiri we ari bwo utangiye kumenya ibintu by'ibitsina. Iki gihe ni nabwo uyu mwana amenya gutandukanya umuhungu n'umukobwa. Ni nabwo ku nshuro ya mbere umubiri we wifuza guhuza ibitsina. Iki gihe rero uyu mwana w'umuhungu yifuza nyina cyane ku buryo agirira ishyari se, akumva adashaka kubona si iruhande rwa nyina. Ibi bintu byavumbuwe na Sigmund Freud, ndetse niwe wabyise complexe d'Oedipe kubera ko mu Bugiriki bwa kera hari inkuru ivugwa y'umwana w'umusore witwaga Oedipe wakunze nyina cyane agera ubwo yica se ashakana na nyina. Iki cyifuzo rero ngo kiba mu mutwe wa buri mwana w'umuhungu uri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6. Kugira ngo Freud yemeze ko ibi bintu biba kuri buri mwana w'umuhungu, yabyirebeyeho we ubwe. Yabyawe n'umupapa w'imyaka 41 n'umumama w'imyaka 21. Iki kinyuranyo cy'imyaka cyaturukaga ku kuba uyu mupapa yari ashatse bwa gatatu. Ibi kandi byatumye Freud agira imyitwarire yihariye. Yari umwana w'umuhungu ufite se w'imyaka 50 wamubwiraga ibintu atumva habe na gato, kubera ko yanashoboraga kuba sekuru. Ni mu gihe yari afite nyina w'imyaka 20. Byatumye Freud aba inshuti na nyina cyane kurusha uko yari inshuti na se. Ibi ngo nibyo byatumye atangira kumva kunze nyina cyane. Uyu mugabo ntiyaba yarafashe ibintu muri rusange byamubayeho akavuga ko biba ku bana bose, kandi nyamara ari inkuru ye ku giti cye. Hari indi ngingo imwe ituma hari abatekereza ko Sigmund Freud yaba yarafashe amateka y'ubuzima bwe bwite akayahindura amahame abandi bantu bose bagenderaho. Freud akiri umwana yakunze kumva inkuru nyinshi zivuga ku ivuka rye. Ubwo yari amaze kuvuka, nyina yarishimye cyane, yishimira ko abyaye umwana we wa mbere. Muri icyo gihe ngo hari umugore w'umuturanyi waje ahanurira umuryango wa Freud ko babyaye umwana ukomeye cyane uzakora ibintu bizasakara ku isi yose, bigasubirwamo n'abantu batagira ingano. Ibi ngo byatumye ababyeyi be bahita bishyiramo ko babyaye umwana uzaba igitangaza, uzagira ahazaza heza cyane. Nubwo mu myaka ye y'ubukuru yahuye n'ibibazo bitandukanye nk'abandi bantu bose, ariko n'ubundi ababyeyi be ndetse nawe ubwe yari akizera ko azaba umuntu w'igitangaza. Nk'urugero,
ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 35, ise yamuhaye impano ya Bibiliya yari yaranditsemo na wino mu rurimi rw'Igiheburayo. Ko Roho w'Imana yamuciriye inzira y'ubumenyi kuva ubwo yari agifite imyaka 7. Kubera iyi mpamvu, usibye kuba yari umwana umuryango ukunda, banamushyizemo icyizere cy'uko azaba umuntu w'igitangaza. Buri munsi bamusubiriragamo ko ari umwana uzi ubwenge. Amanota yabonaga mu ishuri nayo yemezaga ibyo ababyeyi be bamubwiraga. Buri gihe yabaga uwa mbere mu ishuri kandi agahora ari icyitegererezo ku bandi bana. Yamaraga igihe cye cyose mu biro ababyeyi be bari baramugeneye. Buri gihe yabaga arimo arasoma ibitabo ku buryo rimwe na rimwe inshuti ze zazaga kumureba zigataha zitamubonye. Ntabwo yajyaga asangira n'abandi ku meza kubera ko buri gihe yariraga imbere y'amakayi n'ibitabo. Mu mutwe we yari yaramaze kwishyiramo ko azaba umuntu w'igitangaza. Amaze kuba mukuru, agashinga ivuriro rye, yakoraga ibintu bye ku murongo ku buryo buri joro yabaga afite umwanya uhagije wo gusoma no kugira ibyo yandika. Byarangiye ko kabaye umuntu w'igitangaza uyu munsi turimo tuvugaho. Bitekerezwa ko ibingibi nabyo byatumye ahimba teori zirebana n'imitekerereze y'abantu, agaragaza ko ibitubaho byose mu buzima bwacu bw'ubukuru biba byarahereye tukiri abana. Hakurikijwe inkuru nk'izi ngizi, hari abantu bavuga ko umwana muto ushobora kumukoramo icyo ushaka cyose mu buzima. Hakurikijwe ibitekerezo bya Sigmund Freud, ubwana ufite uruhare rukomeye mu kurema uwo umuntu azaba we mu buzima bwe bw'ubukuru, kubera ko ubwana ni igihe cy'ingenzi cy'iterambere ry'imitekerereze, amarangamutima n'imibanire. Dore uburyo bw'ingenzi ubwana bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu mukuru. Mbere na mbere, mu bwana niho umuntu yubaka imibanire n'abandi. Uko umwana abanye n'abamurera bituma agira uburyo bwo kwiyumvamo abandi. Ibi bishobora kugira ingaruka cyangwa se bikubaka uburyo azabana n'abandi mu gihe azaba akuze. Urugero, imibanire myiza ituma umuntu agira ubushobozi bwo kubaka umubano uhamye. Naho imibanire idahwitse ishobora gutera ikibazo cyo kutizera abandi. Icya kabiri ni imyitwarire n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Umwana yigira imyitwarire ku bo babana, cyane cyane ababyeyi n'abavandimwe. Iyo myitwarire ikunze gukomeza kumuranga mu guhangana n'ibibazo, amakimbirane cyangwa se ibigeragezo ahura nabyo amaze gukura. Iki nicyo gitandukanya umuntu ukemura ibibazo mu mahane n'ukemura ibibazo mu mahoro. Ibi nibyo bitandukanya umuntu wumva ko umuhemukiye wese agomba kumukubita cyangwa kumukomeretsa n'undi wumva ko umuhemukiye wese bagomba kubiganiraho bagakemura ikibazo. Icya gatatu ni uburyo bwo gucunga amarangamutima. Ibyo umwana anyuramo bimwigisha uburyo bwo gucunga amarangamutima ye. Igihe afite abamuhumuriza kandi bamwereka urukundo, akura afite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Ariko iyo yarezwe mu iterabwoba cyangwa se yirengagijwe, ashobora kugira ibibazo byo gucunga amarangamutima ye akuze. Icya kane ni imyumvire ku buzima n'uburyo umuntu yiyumva we ubwe. Ibyo umwana anyuramo bituma yizera cyangwa se ntiyizere ubushobozi bwe. Igihe yarezwe mu buryo bwiza, yikunda uko ari cyangwa se akunda ubuzima abayemo, bituma akura yizera ko ashoboye. Naho uburere butita ku mwana bushobora gutuma yumva atagifite agaciro cyangwa se ubushobozi. Icya gatanu ni ingaruka z'ibibazo biremereye umwana anyuramo. Ibibazo bikomeye mu bwana nko guhohoterwa cyangwa se kubura ababyeyi bishobora gusiga ibikomere by'igihe kirekire ku mitekerereze no ku marangamutima y'umuntu mukuru. Iyo nta bufasha bwihariye ahawe, izi ngaruka zishobora gukomeza kumubangamira. Icya gatandatu, umuryango n'ibyo umwana yigishwa. Uko umwana abaho, imyizerere n'indangagaciro arerwamo bigira uruhare rukomeye mu mitekerereze ye no ku byo yifuza kugeraho. Uburere bushingiye ku mahame mazima butuma uyu mwana agira icyerekezo n'umurongo uhamye mu buzima. Icya nyuma
ni amahirwe yo kwiga no gutera imbere. Iyo umwana ahawe amahirwe yo kwiga, gukora ubushakashatsi no guhanga udushya, bituma akura afite ubushobozi bwo kwiyizera no guhangana n'ibibazo. Ariko iyo yabuze ibyo byangombwa, bishobora kumubangamira mu kugera ku nzozi ze mu bukuru. Aya yose ni amahame yatekerejwe na Sigmund Freud y'inzira binyuramo kugira ngo uburere n'imibereho umuntu agira akiri umwana bimuherekeze kugera akuze, agira imyitwarire tubona n'abantu bakuru uyu munsi. Ni nta dusoje ikiganiro waziko cy'uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mudasiba gukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.